Ndabasuhuje cyane nizere ko mumeze neza. Hano rero dufite mining yitwa EcoX, ni ukuvuga ngo ino mining iri kumayiningwa cyane muri iyi minsi. Abantu mudacika intege, abantu benshi bagiye bacika intege ngo mining nta mafaranga abamo, bitewe n'uko hari izo bakoze zibabana scam, ariko hari iyo ukora ukaba wazayibonamo amafaranga, cyangwa se n'ubwo utanayabona ukayakura kuri black market. Nk'iyi ngiyi ya Sida Rayon ntabwo nakirirwa nyivugaho byinshi, abantu bayiriyeho barayizi kandi ntirajya ku isoko, ariko wenda njye nk'icyo navuga, maze umwaka urenga nyiryaho, umwaka urarenze pe, nzigurisha kuri black market. Iyi Pi network nubwo yatanze ikaba itarongera gukora migration, ariko nayo abayariye barayariye. Iyi Delta ntabwo irigera itanga amafaranga, gusa habamo USDT nkeya cyane, gusa bigaragaza ko ubwo izatanga nayo ntabwo wakayicitseho intege. Muri aka kanya rero ntabwo nje kuvuga kuri nyinshi cyane, ahubwo nje kuvuga kuri iyi ngiyi bita EcoX. Abantu bansabye ngo KYC yayikorwa gute, nicyo ubwo nashakaga guhita mbereka. KYC njyewe narayikoze, ariko nubwo nayikoze nakuyobora nkakubwira uko nayikoze, cyane ko n'ubundi buri wese n'isura ye ashyiramo, ntabwo ari iyanjye. Ubwo reka nkwereke uko bigenda. Iyi ngiyi rero yo kuri black market iragurwa, ni nayo mpamvu ndi bushyire link muri description no muri comment, kugira ngo nimba uri umuntu mushyashya ubonye ino video ukaba ushaka gutangira kuyimayininga, uyimayininge. Uyinjiramo gutya, iyo ukanze kuri link n'ubundi bakwereka aho ushyira amazina yawe, ugashyiramo username ubwo ni nk'aka kazina uba uri kubona hano hejuru nanjye mba narakoresheje ka Mazarex, bakakwereka aho ushyira email, byose ku muntu biba bigaragara, n'ibintu byoroshye. Hanyuma kugira ngo ubone application, iyo wagezemo gutyo umaze kwiyandikisha, ukanda hano ku turongo dutatu, n'ubundi ni uko biba bimeze, ugahita uza application ukayikura hano hasi. Kanze nkwereke, uraza ahangaha wamaze kwiyandikisha, iyo ukanze ku turongo dutatu uhita ubona hano handitse ngo EcoX app uhita uyidownloadinga. Iyo byanze, hepfo yaho haba hari ahanditse ngo add to home screen, uba ariho ukanda application ukaba urayibonye. Noneho ku bantu bavuga ngo KYC ikorwa ite, ndaje mbibereke. Nabwo n'ubundi gukora KYC unyura hano ku turongo dutatu ukadukandaho. Ku mayininga rero bakanda hano handitse greening munsi ya dashboard. Aha kuri greening niho ukanda. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu kubera yuko namayininze, ubwo rero ntegereje yuko nzongera kumayininga nyuma y'aya masaha 16. Ubwo ndategereje. Izi ngizi 37 nizimaze kujyaho, ni ukuvuga ngo ngewe ubumayininga 60 ku munsi, bitewe wenda n'uko hari abantu natumiye baba bakoze KYC. Ubwo iyo rero igihe cyo guhita uclaiminga izageze cyageze, hano hantu usanga habaye ibara ry'icyatsi kibisi, haba handitse ngo claim reward, uhita uhakanda ugaclaiminga. Mwabonye ko tunyura muri greening y'amasaha yageze. Aha, noneho wanyuze hano muri greening rero ukamayininga, ushobora guhita unyura hano hantu hari ikimenyetso cya setting. Aha niho bakorera KYC, hari ikimenyetso cya setting, ugakandaho gutya, cyangwa se kimeze nka gear. Urabona ahangaha wowe uzasanga handitse ngo not KYC, cyangwa not KYC'd, mu gihe ngewe ubona hariho KYC, hariho na V. Ubwo rero ahangaha niho unyura, urahakanda. Ukurikira ibindi ngiye kubisobanura mu magambo nta bikorwa. Hano urahakanda, habawe hasa n'umutuku, hanyuma ugakomeza ukahakanda, batwara 0.1 cya green, ukahakanda rero umva, urahakanda bakakubwira ngo the system is overloaded, ngo ni abantu benshi bari kuyikoresha. Ariko ubwo ubikora ari ku manywa ufite akanya, urakomeza ukahakanda inshuro nyinshi. Noneho iyo bikunze bahita bakwereka ahantu, bakakubwira ngo birakunze, ngo emera amategeko n'amabwiriza. Hepfo bahita bakwereka akantu k'akazu ukagakoramo. Hanyuma iyo ugakozemo ukanda continue, bagahita bakwereka ahantu bavuga ngo shyiramo ifoto yawe ya selfie,
uhita ufotora selfie, winjiramo nyine ukaba wareba mu yo ufite muri gari cyangwa se ugakoresha kamera ugahita wifata selfie. Ya selfie nayo urongera ugakanda kuri continue, ugategereza ko iba uploaded cyangwa se yishyiramo bakayibona. Iriya foto nayo urwana nayo kenshi, ni ukuvuga ngo ino KYC ntabwo ihita ikunda nk'uko uba wabivuze pe, hari igihe itindamo. Urwana nayo kenshi rero ukayikora ugakanda kuri ya foto mpaka ibaye uploaded. Ya foto iyo imaze kuba uploaded yageze murongera ugakanda kuri continue, hasi continue haba hasigaye ibijyanye n'akavideo ushyiramo. Iyo baguhaye ahantu rero ho gushyiramo umutwe, uhita wowe ushyiramo isura yawe, bakakubwira ngo start recording hasi ukahakanda nka kumwe twakoraga KYC zo kuri IC cyangwa na antene. Bakakubwira ngo move closer, akantu kameze nk'agakaramu hejuru kamara kuzura, bakakubwira ngo stay, ukaguma hamwe bagasikana. Iyo basikanye rero nibo bahita babijyana, urategereza ngo verifying, mu kanya noneho ugahita utegereza bakakubwira ngo you are KYC'd. Uko niko ikorwa, ni hano hantu unyura. Nusanga sisiteme yanze ukomeza kurwana nayo, ntuzagire ngo uzabikora rimwe bikunde. Nimba uri n'umuntu ucika intege ntabwo iyi ngiyi wayishobora ino KYC, nta buhanga bwinshi burimo ahubwo ni ukutarambirwa. Ibyo ndabivuze. Ubwo rero kuri black market barayigura, ubwo aya ni amafaranga y'ahazaza. Nyabuneka nimba utarayitangira, tangira hakiri kare. Nkweretse uko bamayininga, uko biyandikisha ndetse n'uko wakora KYC ubundi ukituriza. Niba ubona runaka yarakoze ikintu akagishobora, ntukavuge ngo wowe ngo ntabwo wagishobora. Ubwo rero ngayo nguko, reka nze mbahe link yo kuba wanyuraho ubundi abakora KYC namwe dore nguko. Nibura ukora KYC ari uko nibura bamaze kugeraho green 10. Green 10 rero baziguha umunsi umwe. Ubwo ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere uramayininga ugategereza KYC bakazayiguha ku munsi uzakurikiraho. Sawa, murakoze cyane, reka ne kwizimba mu magambo.